Generation Theatre Show ni nka GENz Comedy ubona i Kigali. Uko ubona GENz Comedy i Kigali na Theatre Show ni muri Musanze niko imeze. So rero ni izajya iba kabiri mu kwezi. Icyumweru kibanziriza icya mbere n'icyumweru cya nyuma cy'ukwezi. Sanga muri Musanze dukenye ikintu kiduhuza nk'urugo. Ukaba wumva buri Friday hari ahantu ushobora kugenda ukajya guseka ukenjoyinga and then Ntekereza yuko ari kenshi cyane wumva cyangwa ukabona mu Rwanda no hanze yago abantu bashishikarizwa kwihangira umurimo, by'umwihariko ibi bikaba ku bakiri batoya. Ariko nanone nitwongera kureba ku rundi ruhande tuzajya dusanga ibirori ndetse n'ibitaramo bishimishije bibera mu mijyi. Tugarutse mu Rwanda, umujyi wa Kigali niho uzasanga habera ibitaramo byinshi, aho abahanzi bataramira abakunzi babo, aho abakomediye cyangwa abakina filimi zisekeje n'abatanga imyiyereko isekeje bigaragaza, ariko ugasanga bigaragariza mu mujyi wa Kigali. Ariko nanone mu ntara ni ibintu bikiri gake cyane. Ese wakibaza ibi bintu bibiri nangiye mvuga bihuriye he? Kwihangira umurimo ndetse nkabangarutse no ku kijyanye n'ibirori ndetse n'ibitaramo biba mu mujyi cyane. Nguhaye ikaze kuri iwacu topic, nguhaye ikaze ku murongo mugari w'ibyegeranyo ndetse n'amakuru agezweho hano iwacu mu Rwanda. Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro nk'ibisanzwe nkaba ndi fixe. Kuri uyu munsi nifuje yuko twaganira ku cyiswe Generation Theatre. Wakibaza ngo Generation Theatre ni iki? Natangiye nkubwira ku kijyanye no gutegura ibirori, kwitabira ibirori byinshi bigiye bitandukanye tuvuga yuko bibera mu mujyi wa Kigali. Ariko hari impamvu nibanze kuri icyo kintu kubera ko ibyo tugiye kureba kuri Generation Theatre ni umwihariko, kubera yuko yo itazajya ibera mu mujyi wa Kigali, ahubwo izajya ibera mu mujyi wungirije uwa Kigali wa Musanze. Twavuga yuko ari umwe mu mijyi yungirije umujyi wa Kigali mu kutugezaho ibyiza ndetse n'ubwiza buhebuje hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Nakubwiye kandi ku kijyanye no kwihangira umurimo. Wakibaza ibi bihuzwa bite? Ariko byose tugiye kurebera hamwe uko birahuzwa, aho turareba uwihangiye umurimo, tukareba n'uburyo uwo murimo uzajya utuviramo kwitabira ibirori mu ntara ndetse mu mujyi umwe mu yunganira umujyi wa Kigali hano iwacu mu Rwanda. Tugiye kureba rero Generation Theatre ubundi ni iki. Ubundi Generation Theatre nk'uko byasobanuwe n'uwayitangije, nk'uko yabisobanuye ikinyamakuru iwacu topic, yavuze ko Generation Theatre ari show izaba igamije by'umwihariko kwigisha ndetse no kuzamura impano z'abakiri bato hano iwacu mu Rwanda. Kandi yavuze ko Generation Theatre ari ikirori cyangwa igitaramo kizajya kiba live, aho muzajya mwerekwa amakinamico atandukanye mukabireba biri live, biri guca ubyibonera bagakina nawe uhibereye. Hakazajya hagaragaramo kandi umwanya wo guhereza abakomediye cyangwa abasetsa bagasetsa imbaga nini yabitabiriye iki kirori. Kandi avuga yuko hazajya habamo umwanya wo kuganiriza umutumirwa kugira ngo nawe abashe gushishikariza abakiri batoya by'umwihariko kuzamura impano zabo, gushirika ubute, gukora ndetse n'izindi nama zigiye zitandukanye, aho zizajya zifasha abakiri batoya ndetse n'abakuze, yaba abo bangana, abaruta ndetse n'abamuruta. Ibi ngibi rero ni bizajya biranga Generation Theatre. Ariko nanone wakibaza ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ese ubundi wakibaza ngo Generation Theatre yatangiye ryari, itangizwa nande? Ubundi Generation Theatre ni umushinga watekerejweho unashyirwa mu bikorwa n'uwitwa Mutabazi Paterine. Uyu ni umusore w'imyaka tutari butangaza ahangaha. Gusa uyu Mutabazi Paterine ntabwo yaje gukoresha izina rya Paterine muri ibi ngibi, aho yaje kujya avuga yuko izina rye azajya akoresha ari izina Pate, rikaba ari izina rikomoka ku izina Paterine, turyite izina ry'akazi. Uyu Paterine kandi avuga yuko ibi ngibi ntabwo aribwo yari abitangiye, ahubwo avuga yuko ni igihe kinini gishize, avuga yuko ibi ngibi ari byo akunze kandi bikaba mu byo ashoboye, aho abishyiramo imbaraga. Naho bihuriye n'ibyo yiga, naho bihuriye n'ibyo yagiye yigishwa, ahubwo ibi ngibi ni ibimurimo, ni impano ye yifitiye. Pate kandi yabwiye igitangazamakuru iwacu topic yuko ubwo byatangiraga rwose mu gihe cyagiye gitambuka, we na bagenzi be, atashatse kuvuga abaribo ngo avuge amazina, bagiye bakina ikinamico muri Unity Club. Ni ibintu bumvaga yuko bibarimo, ibintu bakoraga kuko babikunze kandi babonaga babishoboye. Ariko Pate we niyumvaga yuko byazarangirira aho ngaho. we yumvaga yuko ari ibintu byazaba binini, aho yumvaga yuko impano ze ndetse n'iza bagenzi be yazazimurikira imbaga nini y'abatuye u Rwanda, ndetse kubw'icyifuzo cye akaba yumva yuko byazarenga kuri urwo rwego akabigeza kure.
Ese wakibaza ni gute twebwe iwacu topic twaje kumenya iyi generation theater tukaba twumva yuko twayikuganizaho? Ese twayibonyemo iki gishimishije, iki cyiza? Ariko ni byinshi twayibonyemo byiza. Niba waragiye ukunda ibindi bitaramo bitandukanye, niba uri umuntu ukunda kwinezeza, uri umuntu ukunda guseka, kandi uri umuntu wumva yuko wakiga ibishya, umuntu wumva yuko yakihangira umurimo, hano nawe urasanga uyishiwemo byinshi. Nyuma yo kubona yuko impano ze agomba kuzisangiza abandi, akazisangiza abatuye u Rwanda ndetse n'abatuye isi nzima muri rusange, Pate ntango yumvishe yuko ibingibi yabyikoresha. Nibwo yaje kureba abona yuko mu mujyi wa Musanze, umwe mu mijyi yungirije umujyi wa Kigali mu bwiza ndetse n'ubunini n'ibikorwa byinshi by'iterambere bigiye bihakorerwa, cyane yuko umujyi wa Musanze ari umujyi utuwe n'abatari bakeya. Umujyi wa Musanze ni umujyi uberamo ubukerarugendo, byumvikane yuko ari umujyi ufite population cyangwa ufite abantu bakabaye bagira icyo berekwa cyo kubanezeza ndetse no kubaruhura. Yaje gusanga bimwe mu bikenewe mu mujyi wa Musanze ari uko yabazanira iyi generation theater. Iyi generation theater rero nakubwiye yuko izajya iba ari show cyangwa igitaramo, aho hazajya hinjiramo abatandukanye baje ku mafaranga yabo, bakishyura bakaba bareba ikinamico live bari kuyikinirwa, bakishyura bakaba basetswa n'abakomediye bagiye batandukanye, ndetse bakabazanira umutumirwa ugamije kubenspira cyangwa kubasubizamo intege, kubaganiza kugira ibyo bamenya n'inama yabagira. Ngira ngo urumva yuko ni igitekerezo cyiza yari atekereje, by'umwihariko ku batuye umujyi wa Musanze. Gusa ntabwo ari abatuye umujyi wa Musanze gusa, kuko nawe aho uri hose wabasha gutega ukaba wajyayo ukishimana nabo. Nibwo rero yaje gutangira iki gikorwa, kandi ntiyagitangiye wenyine kuko yagitangiranye n'abafatanyabikorwa bagenzi be babiri. Hari harimo uwitwa Urban Rees, uyu nguyu akaba acuruza inkweto ndetse n'imyenda mu isoko rya Goyiko mu mujyi wa Musanze, ndetse atangirana n'uwitwa Manzi, akaba ari nyiri Amahoro Art Shop ibakorera design za made in Rwanda. Muri uyu mwaka wa 2025 uku kwezi kwa munani tariki ya 22 nibwo twabonye amashusho agaragaza ibyishimo bidasanzwe muri Fatima Hotel i Musanze mu karere ka Musanze n'umujyi wa Musanze. Ibi ngibi rero ntango ari ibintu byatinzweho cyane, gusa twaje gutekereza duti hano hantu hari habereye iki kidasanzwe. Nibwo twaje kumenya yuko habereye icyitwa Generation Theater ku nshuro yabo ya mbere. Ibi bikaba ari ibirori byasize inkuru ku musozi, ni ibirori byasize inkuru mu mujyi wa Musanze, bisiga inkuru ku mbuga nkoranyambaga kubera yuko ari ibirori byitabiriwe n'abastari batandukanye. Ni ibirori byajemo uwitwa Pirate cyangwa Minisitiri wa Magendu wamenyekanye muri GENz comedy show. Ibi kandi ni ibirori atajemo wenyine kuko hajemo Joshua Kamirindi, nawe wamamaye kuri YouTube channel ye agaragaza ibintu bitangaje twakita nk'ibikoryo cyangwa ibitendo, agaragara muri GENz comedy show, agaragara no kuri televiziyo y'igihugu ya KS2. Kandi nanga babaje bonyine kuko hajemo n'umu content creator umwe mu bameze neza muri iyi minsi ari uwitwa Musinga, urimo agaragaza ubufindo nawe ndetse na content ziryoye amatwi y'abamwumva n'abamukurikira muri iki kinyejana turimo muri uyu mwaka, ndetse akaba arimo azamuka neza. Bigaragara yuko nawe adafite igaruriro, ahubwo ari umwe mu bazamamara cyane bikaturengana iwacu mu Rwanda. Nibyarangiriye aho ngaho kubera yuko sibo baje gusa, ahubwo haje n'umutumirwa w'umunsi waje kuganira kugira ngo abantu bahakure inspiration cyangwa bahakure ubumenyi butandukanye bitewe n'ibyo yaganirijwe. Nta wundi watumiwe rero akaba ari umuyobozi cyangwa principal wa University ya Kigali. Ku nshuro ya mbere rero Generation Theater yavugishije abantu benshi ubwo yatangiraga. Twaganiriye rero n'uwayiteguye ari we Pate, atubwira yuko yayitangiye abona ari ibintu bizagorana, ariko ubwo yeretswe urukundo n'abantu i Musanze ku nshuro ya mbere yitabirwa n'abantu bari hagati y'ijana ndetse n'ijana na 20, byumvikane yuko ari ibintu byari byiza, byumvikane yuko ari ibirori byagenze neza cyane. I Generation Theater ikaba yarasize inkuru i Musozi, ikaba yarasize inkuru i Musanze. Ku ikubitiro kandi nango twananirwa kubabwira yuko batangije harimo ibice bitatu nk'uko nakubwiye. Batangiye harimo igice cyo kwerekana ikinamico, hazamo igice cyo gusetsa abantu aricyo gice gitumirwamo abakomediye n'abanyempano nk'izo ngizo. Hajemo kandi igice cyo kuganira n'umutumirwa, bigaragara yuko ari ibintu byabaye byiza nk'uko tubikesha nyir'ubwite Pate, ndetse n'ibyagiye bigaragara mu mashusho yaho, abantu basetse bishimye banezerewe n'ibyiza bari bagejejweho. Nk'uko Pate nyiri gutegura iyi Generation Theater abyivugira, iki nanga ari igitaramo cyabaye inshuro imwe ngo kizime. Ni igitaramo ahubwo gifitiwe imigambi yo kuzazamurwa no kuzamuka kurusha uko kimeze uyu munsi, kurusha uko cyabaye ku nshuro ya mbere.
ni igitaramo byifuzwa yuko cyazagera kure nk'ibindi byose kikaba cyagera no hanze y'u Rwanda. Nakubwira yuko kimwe mu mwihariko iki gitaramo cyagize ari uko mu bataramye haturutsemo n'abari bavuye hanze y'u Rwanda ku nshuro ya mbere, aribwo haje kwinjiramo n'umwe mu bataramye avuye mu gihugu cy'u Burundi yambuka umupaka yisanga mu Rwanda aje gutaramira abanyarwanda ndetse n'abatari abanyarwanda bari baherereye muri Fatima Hotel. Rero Pate akomeza kubwira yuko ibingibi bizakomeza no mu gihe kitari icy'ubu ngubu, ari ibintu yifuza yuko byazaba binini cyane bikazaguka bikazagera kure, iyi Generation Theater ikazagenda itera imbere, agatumira n'abatari abangaba, agatumira bakuru babo ndetse n'abarumuna babo. Akaba avuga yuko n'undi wese waba afite impano yumva yagaragaza yareba uburyo bwo kubegera bakaba bagira icyo bakorana kugira ngo dukomeze kunezerwa, kugira dukomeze kunezeza n'abadashoboye kubyikorera. Iyi theater kandi ngira ngo wumvishe yuko ikigamije cya mbere ari ukuzamura impano z'abakiri bato by'umwihariko hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo wumvishe yuko ari igitaramo kizaba cyuzuye ibyiza bitandukanye. Ni igitaramo tuzatubona inshuro nyinshi zitandukanye, aho twese twazaba twibereyeyo cyangwa tukabikurikirana ku mbuga nkoranyambaga nk'uko byamaze kumenyerwa mu bitaramo bigiye bitandukanye. Generation Theater kandi nizere yuko wowe wumvaga ufite ubwoba bwo kuba washora, bwo kuba watekereza igitekerezo ukaba watangiza nawe umushinga wawe, nizere yuko hari icyo ikunguye, nizere yuko hari byinshi wumvise, waba uri uwajya kwitabira, waba wajyana impano yawe kugira ngo nawe utaramira abanyarwanda n'abatari abanyarwanda bazaba bitabiye iki gitaramo ku nshuro izataha. Ngira ngo wumvise yuko kandi Generation Theater ikindi yagusigira nuko nawe watangira kujya guhera muri kano kanya wiga gufata imyanzuro ubyigiye kuri Pate, ukaba wakiteza imbere udashyizemo ubwoba, ushize amanga, utitaye kuba ufite, ahubwo kumva yuko ibintu byawe byakamamaza mu cyimbo cy'uko weho wabyamamaza. Njyewe twabanye muri iki kiganiro ndi fixe nk'ibisanzwe, nkaba ngushimiye weho waneze amatwi, nkaba ngushimiye weho wadukurikiye kuva dutangiye kugeza turangiye kino kiganiro. Mwinjije gukanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku wundi, wibuke ukande n'akazogera utazajya ucikanwa n'inkuru nziza nk'izi ngizi iwacu topic tugufitiye.